ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Muri iki gihe twitegura Yesu Kristo ugiye kugaruka vuba bidatinze, tugomba kuba turi abantu bazi igihe turimo, kuko umutambyi wacu Yesu Kristo yicaye mu cyumba cy'ahera cyane, akaba ari kuduhongerera, tukaba turi hafi kwinjira mu bihe bikomeye cyane by'umubabaro wa Yakobo, tugahagarara imbere y'Imana tudafite umuhuza. Tugomba kuba turi abantu basobanukiwe no kuramya icyaricyo. Tugomba kuba turi abantu basobanukiwe n'Imana n'urukundo rwayo n'imbabazi zayo bibonerwa muri Yesu Kristo. Niyo mpamvu muri aka kanya tugiye kurebera hamwe impamvu ikwiriye gutuma abantu baterana, impamvu ikwiriye gutuma abantu baramya Imana. Tugiye kurebera hamwe ingingo zigera muri 7 zitugaragariza urukundo rw'Imana icyaricyo. Mu ngingo 7 tugiye kurebera hamwe ziraza kuza kudufasha gusobanukirwa uko dukwiriye kwitwara mu gihe cyo guterana. Nubwo abantu benshi muri iki gihe batakibona uburyo bwo guterana mu buryo basanzwe bamenyereye, ariko tugomba kumenya muri gahunda yo guterana ubundi intego n'umugambi w'igikwiriye gutuma abantu baterana ni iki. Abantu bashobora guteranira mu rusengero, cyangwa se bagateranira mu ngo zabo, cyangwa se abashyitsi babasuye bashobora kugira gahunda yo kuganira iby'Imana. Niyo mpamvu tugomba kumenya zimwe mu ngingo zagakwiriye kwitabwaho kugira ngo abantu bataza guhomberwa imbere y'Imana, ahubwo bakabona umugisha. Niyo mpamvu reka mbere yuko dutangira tubanze dusenga Imana. Data wa twese udukunda uri mu ijuru, turagushimiye cyane, izina ryawe ryera rihabwa icyubahiro. Ni wowe Mana y'ukuri kandi ni wowe Mana y'urukundo n'imbabazi. Tunejejwe no kukuramya kuko ari wowe Mana y'ukuri isumba ibyigirwamana byose. Muri aka kanya tugusabye umugisha. Twagiye duterana tudafite intego n'umugambi, ariko uyu mwanya turashaka kwigishwa nawe kugira ngo tumenye uko dukwiriye guterana turi imbere yawe, dutwikiriwe kandi duhongerewe n'amaraso ya Yesu Kristo. Turagutakambiye cyane kugira ngo umwuka wawe wera dufashe muri iki cyigisho, kandi imbabazi zawe zidutwikire, urukundo rwawe rutwuzure. Turi mu gihe gikomeye cyane cy'amategeko y'icyumweru, tugomba kumvira amategeko yawe. Turagusabye cyane nk'uko wahagarikiye abahungu bawe i Babuloni, udushoboze guhagarara dushikamye nk'uko bahagaze. Imbaraga yabanye nabo na n'uyu munsi tuzi neza yuko yiteguye gukora. Turagusabye cyane kugira ngo iyo mbaraga idukoreremo. Turi mu gihe gikomeye cyane cy'ishinguramana. Turakwinginze ngo turinde gutakara ku nzira. Utwuzuze imbabazi zawe n'urukundo rwawe. Uduhe imbaraga y'imvura y'itumba. Tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye kurebera hamwe ingingo 7 zidufasha kumenya guterana icyaricyo, bikadushoboza kurasa ku ntego. Ndagira ngo duhere ku magambo aboneka mu gitabo cyitwa Ubutumwa ku basore kuri page ya 389. Ubutumwa ku basore kuri page ya 389. Hari amagambo ahari atugaragariza impamvu abantu benshi batabona umugisha kandi bari bateranye. Ubutumwa ku basore kuri page ya 389 ku ngingo ivuga ngo guhurira hamwe kw'abantu. Haravuga ngo guteranira hamwe kw'abantu kubingira akamaro kandi kukigisha ku rwego rukomeye igihe abahuriye hamwe bafite urukundo rw'Imana rukurira mu mitima yabo, igihe bahujwe no kungurana ibitekerezo ku byerekeye ijambo ry'Imana, cyangwa kwiga uburyo bwo guteza imbere umurimo wayo no kugirira neza bagenzi babo. Iyo muri uko guhurira hamwe Mwuka Wera yakiriwe ngo babere umushyitsi, iyo nta kintu gikozwe cyangwa se kivuzwe ngo kimutera agahinda, Imana ihabwa icyubahiro. Bityo abantu bahuriye hamwe bagahemburwa kandi bagakomezwa. Iyo dusuwe n'abashyitsi,
iyo tugenderewe n'abaturanyi, iyo duhuye tuvuga ko turi nk'abantu babizera, mbese ni ayahe magambo tuvuga? Ni ibihe bikorwa turushaho kugaragaza mu gihe tuvuga ko duteranye mu muryango? Kuko baratubwiye ngo igihe nta jambo iryo ari ryo ryose rivuzwe ryo gutera Mwuka Wera agahinda, uko guhura guhinduka k'umugisha. Nyamara habaho guhura kw'abantu gutandukanye nuko, aho usanga ubwibone ku mubiri, ibitwenge ndetse n'ubupfapfa ari byo biharangwa cyane. Mu gushaka kwidagadura kwabo, abitabiriye uko guhura baba bari mu kaga ko kwibagirwa Imana, kandi ibintu bibera aho bateraniye bitera abamarayika babitegereza kurira. Muri icyo gihe bari aho, gahunda z'ibinezeza zibahindukira paradizo, abantu bose birundumurira mu bitwenge n'ibinezeza bibasetsa, amaso arashashagirana, amatama akabengerana, ariko umutima uba usinziriye. Kuri iyi ngingo tubwiwe ikomeye cyane yuko abantu hari igihe bahura bakaganira, ariko mu kuganira kwabo ugasanga ni inarijye bari kwerereza, ibitwenge bafite, ubwibone bafite, byose bikaba ari byo kwirukana umwuka w'Imana. Niyo mpamvu yaba abadusuye cyangwa se tukijya mu materaniro, icyakorwaga ni iki? Mbese ibitaramo byakorwaga ntago ari ibi bintu byakorwagamo? Niyo mpamvu ndagira ngo mbabwire ngo igihe Mwuka Wera dahawe umwanya, ibiganirwa byose bikaba bishingiye ku kwikuza no gukuza inarijye, harimo ibitwenge by'ubupfapfa nk'uko tubisomye, icyo gihe uko guterana kuzaba ukumwako, bitewe n'uko abantu bazerereza inarijye, bitume bataza kubona umugisha Imana yari yateguye kubaha, cyane yuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo igihe abantu bahuye bakaganira, igitabo cy'urwibutso kirabumbura. Bene uko gutwarwa no guhumekerwa ntigukomoka mu ijuru, bikomoka rwose muri iyi si. Abamarayika bo mu ijuru barebana agahinda kwirengagiza kwabo Kristo yakoreye byinshi. Iyo uburwayi n'urupfu bigeze ku bantu baranzwe n'imibereho yo kwinezeza, babona byaratinze cyane, ndetse ko badafite amavuta mu matara yabo, kandi ko batiteguye rwose gusoza amateka y'ubuzima bwabo. Kugeza ku iherezo nibwo abantu bazasobanukirwa ko burya ibyo bakoze, ibyo bari barimo, bizabagarukira bimeze nk'imitwaro yenda kubagwira, bitewe n'uko abantu benshi bazaba batiteguye guhagarara imbere y'amagambo bavuze. Rero Imana dukwiriye kuyisaba cyane ikadufasha kugira ngo tugendere mu bushake bwayo, kuko nta kintu Imana itakoze. Niyo mpamvu muri gahunda yo guteranira hamwe, hari ahantu abantu benshi bafata bakagira ubuturo bwera, ariko nagira ngo mbabwire ngo Imana yacu yo igihe icyo ari cyo cyose, igihe n'ahantu duteraniye, nk'uko tubisoma mu gitabo cyitwa Abahanuzi n'Abami kuri paji ya 25, hatubwira yuko igihe n'ahantu abantu bateraniye Imana yishimira kubana nabo. Yesu kandi nawe ubwo yarabivuze, aravuga ati umuntu uwo ari we wese uzanyambaza, cyangwa se babiri cyangwa batatu, aho bazaba bateraniye hose nzishimira kubana nabo. Niyo mpamvu mu gitabo cyitwa Ivugabutumwa kuri paje ya 340 handitse amagambo akomeye cyane. Ivugabutumwa kuri paje ya 340 tuhasoma amagambo tugomba kwitaho kandi y'ingenzi muri iki gihe gikomeye cyane cyo kwitegura umwami wacu ugiye gutunguka ku bicu vuba bidatinze. Haranditse ngo kwigishiriza ibyanditswe byera mu miryango niwo murimo w'umubwiriza butumwa, kandi uyu murimo ugomba gufatanywa n'umurimo wo kubwiriza. Mwumve neza, kwigishiriza ibyanditswe byera mu muryango niwo murimo w'umubwiriza butumwa, kandi uyu murimo ugomba gufatanywa n'umurimo wo kubwiriza. Iyo kwigishiriza ibyanditswe byera mu miryango bikuweho, kubwiriza konyine kuzahinduka imfabusa. Mbese aya magambo ntabwo ari inkoni ivugiriza mu gutwi? Bitewe n'iki? Mbese ababwiriza butumwa benshi ntitwari twarashiriye mu mavuna,
tukaba twari twarabuze umwanya wo kubwiriza ibyanditswe byera mu miryango. Kuko ngo iyo kubwiriza ibyanditswe byera mu miryango bikuweho, icyo gihe kwigishiriza ibyanditswe byera mu miryango iyo bikuweho, kubwiriza konyine guhinduka imfabusa. None Imana yemeye gushaka gusubizaho iyi gahunda, natwe turi kugerageza gushona umwenda watabutse, dushaka kongera gusubiza iby'Imana yagaragaje neza yuko noneho bikwiriye kurekwa, ahubwo tukagendera mu murongo ibyanditswe byera bishaka ko tugenderaho. Ndayasubiramo. Iyo kwigishiriza ibyanditswe byera mu miryango bikuweho, kubwiriza konyine kuzahinduka imfabusa. Imiryango myinshi, abana benshi bababwiriza butumwa n'abafasha babo bari abashyitsi ku byanditswe byera. Abakuru b'amatorero, abapasitoro, Imana yatanze igihe kugira ngo ibi bintu bikorerwa mu miryango yacu. Twongere tugire guterana mu miryango yacu. Kandi muzirikane yuko mbere yuko Abisiraheli bava muri Egiputa, Imana yabahaye amahirwe akomeye cyane, aho buri muryango wose wagombaga kwicara ugasangira umwana w'intama, kandi bagasiga amaraso ku nkomanizo z'imiryango yabo. Ndashimira Imana yuko turi hafi kwambuka inyanja itukura. Dufite Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi bituri imbere. Nubwo hari imisozi ikomeye cyane y'amategeko y'icyumweru, ingabo za Farawo zikaba ziri inyuma, ariko Uwiteka yiteguye kuducisha aho ngaho abantu batekereza yuko tutakwambuka. Ayo magambo kandi ndayakomeza kuyasongera, andi aboneka kuri paji ya 453 mu gitabo cyitwa Ivugabutumwa. 453 abantu bari kugenda bahusha intego mu buryo bukomeye cyane. 453 haranditse amagambo avuga ngo kubwiriza abantu ibya Kristo mu muryango, muri mu muryango mukikije iziko mwota. Ubu si iki gihe kiracyabaho cyane. Aya magambo yakumvwa n'abantu bagicana inkwi. Ubu ngubu abantu baba bicaye, icyo baba bakikije n'amateleviziyo n'amafilime n'ibindi bintu bitandukanye. Ariko hano baravuze ngo mu gihe abantu bashobora kuba bicaye bakikije iziko bari kota, ndetse no mu materaniro agizwe n'abantu bake abera mu mazu, akenshi ubu buryo nibwo butanga umusaruro cyane mu kuzana abantu kuri Yesu, kuruta gukoresha ibibwirizwa bitangirwa hanze mubwira abantu bigendera, ndetse bunaruta n'ibibwirizwa bitangirwa mu byumba binini cyangwa mu nsengero. Aya magambo iyo nza kuba ninjye wayanditse, ubu hari kuvuka impaka zikomeye cyane. Ariko Imana ishimwe yuko ari ibyanditswe byera bibivuze. Kuko ngo kubwiriza abantu ibya Kristo, ukabwiriza ubutumwa bushingiye ku byanditswe byera, ibyo ibyanditswe byera bikabwiririzwa mu miryango, ibyo bintu ngo bishobora gutanga umusaruro kurenza kubwira abantu bigendera. Urugero nk'uko wagenda ugahagarara nko muri gare ya Nyabugogo, ugahagarara ukavuga nk'uko mujya mubibona kuri bamwe na bamwe, nubwo nabyo bavuze ko batabitesheje agaciro, bavuze ngo ntabwo bishobora gutanga umusaruro nk'igihe abantu babwiriza ubutumwa bicaye mu miryango, mu ngo zabo. Ngo ibyo bintu nibyo bizana abantu kuri Kristo cyane kurenza kubwiriza abantu bigendera cyangwa se kubwiririza mu nsengero. Ababwiriza benshi bari barashiriye mu nsengero, ku mpimbi abantu benshi bumvaga ariho bakwiriye guhagarara. Ariko Imana yatugaragarije neza yuko dukwiriye no kubwiririza mu miryango yacu. Aya materaniro Imana yishimiye yuko abaho kubera ko yabonye ko aribwo abantu bicara bakaganira, kandi ijambo ry'Imana rikarushaho kumvwa neza. Ariko muri iki gihe turi gushaka gusubizaho ibyatabutse. Ndayasubiramo. Haravuga ngo akenshi mu buryo ngo kubwiriza abantu ibya Kristo muri mu muryango mukikije iziko mwota, ndetse no mu materaniro agizwe n'abantu bake abera mu mazu,
akenshi ubu buryo nibwo butanga umusaruro cyane mu kuzana abantu kuri Yesu, kuruta gukoresha ibibwirizwa bitangirwa hanze mubwira abantu bigendera, ndetse binaruta n'ibibwirizwa bitangirwa mu byumba binini cyangwa mu nsengero. Uyu murimo Imana yari yarawudushinze ko tugomba kubwiriza urugo ku rundi, tukicara tukamanyagura umutsima w'ubugingo, tukerereza Yesu Kristo mu ijwi rirenga rya marayika wa gatatu ko Yesu ari we ubabarira ibyaha, tukereka abantu amategeko 10 y'Imana ko ari rwo rufatiro rw'ingoma y'Imana, kandi tukababwira neza yuko Yesu Kristo atari akagabo kagerekwa ku kandi, ahubwo Yesu Kristo ari Imana kandi agiye gutunguka vuba bidatinze ku bicu yambaye ubwiza bwa Data wa twese. Niyo mpamvu rero maze gusoma zino ngingo zikurikira, abantu bakwiriye kongera gutekereza neza, bakamenya neza yuko Imana ibera hose icyarimwe, kandi Yesu nk'uko yabisezeranye yavuze yuko umuntu uwo ari we wese uzamwambaza, cyangwa ari babiri cyangwa ari batatu, azishimira kubana nabo. Rero tugomba kubitekerezaho neza. Niyo impamvu ikwiriye gutuma abantu baterana, iya mbere nababwiye yuko ngomba kubabwira ku ngingo 7. Bagomba gutekereza kuri ibi ngibi. Abaroma igice cya mbere umurongo waho wa 11. Abaroma igice cya mbere umurongo wa 11. Impamvu ikwiriye gutuma abantu baterana. Muri iki gihe hari abantu bavuga bati mbese twahera hehe, twakora iki? Oya, ibyanditswe byera nibyo bikwiriye kutubera umuyobozi. Abaroma igice cya mbere umurongo wa 11 haravuga ngo, kadusome mu izina rya Yesu, kuko nifuza kubonana namwe kugira ngo mbahe impano y'umwuka ngo ibakomeze. Icya mbere, Pawulo yaravuze amagambo akomeye cyane. Abana b'Imana bakwiriye guhuzwa, bakwiriye guteranwa, ari ikintu gikomeye cyane kibahuje, bagomba gusangira impano y'umwuka. Kandi impano z'umwuka zanditse mu Efeso igice cya 4 nk'uko tubibona. Bamwe bahawe kuba abahanuzi, abandi kuba abigisha. Rero tubona yuko ngo kuko nifuza kuza kubonana namwe kugira ngo mbahe impano y'umwuka. 12, tubona uko duhumurizanya mwebwe nanjye, mpumurijwe no kwizera kwanyu, namwe muba muhumurijwe no kwizera kwanjye. Ngiki kintu gikwiriye gutuma abana b'Imana baterana. Bakwiriye guteranwa bagasangira impano y'umwuka. Buri muntu wese Imana afite impano yamuhaye. Rero bakungurana bitewe na buri muntu impano yahawe. Icya kabiri, bagakomezanya mu kwizera, ndetse umuntu wese agakomeza mugenzi we. Nkakomezwa no kwizera kwanyu, namwe mugakomezwa no kwizera kwanjye. Si ibyo gusa kandi, Abaheburayo igice cya 10 ndacyari ku ngingo ya mbere ikwiriye gutuma abantu baterana. Atari ugupfa guterana by'imihango, ahubwo abantu bagaterana bafite intego n'umugambi. Kuko kenshi amateraniro twagiye tuyagira, ariko tukabizamo bitewe n'inshingano dufite, bitewe n'uko wenda ndi umukuru w'itorero, bitewe n'uko wenda ndi umudiyakoni. None se ni abantu bangahe muri iki gihe ku isabato biyirirwa mu ngo zabo baryamye? Kandi muzasanga ko abo bantu ari nabo bari kuvuga bati mba mutugirire vuba dusubire i Yerusalemu. Kandi Titus igihe yamaraga kugota, burya byari byarangiye. Sestius Garusi we byarumvikanaga, ariko igihe Titus yamaraga kugota Yerusalemu, utari yarahungiye ipera, byari birangiye. Abantu nk'abo ngabo hari ikintu nabonye cyababayeho. Abantu bakomeje kuzaririra muri Yerusalemu. Habaye ikintu gikomeye cyane, barimbukiye muri Yerusalemu mu mwaka wa 70. Tugomba guterana, tugasangira impano y'umwuka, tugakomezanya mu kwizera. Abaheburayo igice cya 10 ku murongo wa 23 haravuga ngo, dukomeze kwatura iby'ibyiringiro byacu tutanyeganyega, kuko wasezeranije ari uwo kwizerwa. Tugomba gukomeza tukatura iby'ibyiringiro byacu. Dufite ibyiringiro bikomeye cyane. Yesu Kristo ko agomba kuza avuye ahera cyane,
kandi azaza mu cyubahiro giheranije. Yesu Kristo azasubiza ubugingo abamwizeye bazuke. Ibyo byiringiro biratsika imitima yacu. Uyu munsi nubwo mu isi hanyanyagiye ibinyoma byinshi, ariko hari ukuri kubirusha imbaraga. Mu buryo ubwo aribwo bwose byakora, ku maradiyo, ku mateleviziyo, ahantu ahari hose hari ibinyoma, ku mbuga nkoranyambaga hari ibinyoma byinshi bigiye bitandukanye. Ariko naho ngaho hose mvuze, Imana igenda ihacisha umucyo wayo, kandi ndabizi neza yuko ukuri kuri kugenda kugera ku ntsinzi kuri buri mutima wese wemera kwakira uko kuri. Turusheho kuzirikanana. Haravuze ngo murongo wa 23, dukomeze kwatura iby'ibyiringiro byacu tutanyeganyega, kuko wasezeranije ari uwo kwizerwa. 24, kandi tujye tuzirikanana ubwacu kugira ngo duterane ishyaka ryo gukundana n'iry'imirimo myiza. 25, twe kwirengagiza guteranira hamwe nk'uko bamwe bajya bagira, ahubwo duhugurane, kandi uko mubonye urya munsi wegera, muba ariko murushaho kugenza mutyo. Uko turushaho kubona urya munsi urushaho kwegera, ngo tujye tuba ariko turushaho kugenza gutyo. Niyo mpamvu tugomba gutekereza kuri iyi ngingo cyane. Tugomba guhugurana, kandi tugomba guterana ishyaka ry'imirimo myiza. Iyi ngingo ya mbere niyo nkiriho ikwiriye gutuma abantu baterana barashe ku ntego. Ni ingingo ya mbere. Kandi tubona mu ntambara ikomeye kuri paje ya 54, aho batubwiye amagambo akomeye cyane yuko n'abawaridensi iyo bateranaga hari ikintu bakoraga. Intambara ikomeye, paje ya 54. Wenda muri buze kumbwira ngo bite ko turi kuvuga ibigendanye nuko tugomba kugira gahunda yo guterana kandi turi mu gihe gikomeye cyane. Abawaridensi ni icyitegererezo, kuko insengero zabo zarasenywe nkuko tubisoma mu ntambara ikomeye, ariko bakomeje gushaka uburyo Imana yabahaga bwose bakabukoresha, kandi bakarushaho guterana kwera, kubera ko Imana ntabwo igitsindwa. Intambara ikomeye paje ya 54, baravuze ngo abo bavuga butumwa bagendaga ari babiri nkuko Yesu yohereje intumwa ze. Buri musore yabaga ari kumwe n'umuntu mukuru kandi afite ubunararibonye. Uwo musore akaba yarayoborwaga n'uwo muntu ukuze, ari nawe wabaga ufite inshingano yo kumumenyereza umurimo, kandi inyigisho ye ikaba yaragombaga kumvirwa. Mwumva amagambo nashakaga. Abo babaga bari kumwe mu itsinda ntibahoranaga buri munsi, ahubwo ibihe byinshi barahuraga bagasenga kandi bakajya inama, bityo bagakomezanya mu kwizera. Barahuraga nubwo kenshi babaga batari kumwe, barahuraga bagakomezanya kandi bagasenga, bagakomezanya mu kwizera. Niyo mpamvu mu gihe cyo guterana tugomba kwita kuri iyi ngingo. Tugomba kumenya ko tugomba guterana umwete, tugomba gusenga, tugomba gusangira impano y'umwuka, kuko mu bihe bikomeye cyane n'abawaridensi basfataga umwanya ukomeye cyane bakiga ibyanditswe byera kandi bagasenga. Impamvu Imana yavuze ngo uko turushaho kubona umunsi wegereza turushaho kugira guterana kwera n'izihe, nuko mu gitabo cyitwa ubusobanuro bw'ibyahishwe na Danieli, igitabo cyanditswe na William Smith, baranditse kuri paje yaho ya 26, bavuga ku gihe Danieli na bagenzi be bari bakubitanye n'akaga gakomeye cyane k'itegeko ry'umwami ryo kubica, kubera ko inzozi umwami Nebukadinezari yari yarose atari yabonye uzimusobanurira. Paje ya 26 baravuze ngo Danieli yahise ajya kureba bagenzi be batatu, maze abasaba gufatanya nawe gushaka imbabazi z'Imana yo mu ijuru kugira ngo ibahishurire ibyo bihishwe. Yashoboraga kuba yarasenze wenyine kandi nta gushidikanya yari gusubizwa, ariko muri icyo gihe kimwe nuko biri muri iki gihe cyacu, hari imbaraga inesha iva mu bumwe bw'ubwoko bw'Imana. Isezerano ryo gusubizwa kw'ibyo dusabye ryahawe 2 cyangwa 3 bateraniye hamwe ngo basabire ikintu bumvikanyeho. Matayo igice cya 18 murongo wa 19 kugeza ku murongo wa 20. Namwe murabizi, uramutse ufashe ikara ukarikura mu yandi, yandi ari kumbabura azakomeza kwaka, ariko rya rindi ryonyine ryo rizahita rizima.
niyo mpamvu iyi ngingo yongera kutuharikira yuko tugomba kuba dufite intego n'umugambi wo guterana ishyaka n'umwete, wo guhugurana, wo gusenga kugira ngo Imana iduhe umugisha. Iyo ni ingingo ya mbere ikwiriye gutuma abantu baterana. Ingingo ya kabiri, tugomba kugira gusenga kurashe ku ntego, kuko abantu benshi hari ibintu bagiye bakora mu bujiji bwabo ariko Imana ikabihanganira. Niyo mpamvu Imana iri kuduhugurira kongera kwisubiraho, tukakira imbaraga y'imvura y'itumba, tukamenya icyo umutambyi wacu Yesu Kristo ari kudukorera, cyane yuko turi hafi kwegerezwa Imana tutagifite umuhuza. Kandi muri iki gihe tuzaba turi imbere y'Imana tudafite umuhuza, abana b'Imana bo bazaba barinzwe, mu gihe abanyabyaha bo bazafatwa n'ibyago 7. Niyo mpamvu rero ntabwo tuzabana n'Imana tutamenyeranye nayo. Nta muntu waba inshuti n'undi bataganiriye. Mu gitabo cyitwa inyandiko z'ibanze kuri page yaho ya 115 batubwiye amagambo akomeye cyane. Inyandiko z'ibanze kuri page 115 baravuze ngo musabe, mwizere kandi muzahabwa. Abantu benshi bakoba Uwiteka cyane, bavuga amasengesho menshi atarayukuri, atagira umumaro kandi adafite ubusobanuro, ananiza abamarayika kandi akababaza Imana. Abantu benshi basenga amasengesho atarayukuri, basenga amasengesho ameze nko gukoba Imana, basenga amasengesho ananiza abamarayika. Kandi iyi ngingo mugomba kuyumva neza. Mu gitabo cyitwa Ivugabutumwa muzasoma kuri page 119 banditse amagambo akomeye cyane bahugurira ku bantu bajya basenga, bagasenga amasengesho ku buryo ashobora guteza n'abantu yateza amatwi kurambirwa. Niyo mpamvu nifuje gukoresha handitswe page 119 baravuze ngo senga Imana wicishije bugufi mu mutima. Ntidukeneye gusenga amasengesho maremare igihe dusengera mu ruhame. Mubyumve neza, igihe dusengera mu ruhame cyangwa se dusenga dufatanyije na bene data dupfukamye, ntabwo ngo dukwiriye gusenga amasengesho maremare. Dukwiriye kubwira Imana ibyo dukeneye twiyoroheje mu mitima, kandi tukayisaba kudusohoreza amasezerano yayo, dufite kwizera n'ibyiringiro ko iteraniro ry'abantu rimenya ko twimenyereje gushyikirana n'Imana mu masengesho. Iyo abantu basenga amasengesho maremare cyane akarambirana mu gihe bari gusenga bari mu ruhame cyangwa se bateranye n'abandi, ni ikimenyetso kigaragaza ko batajya bagira isengesho ryo mu rwiherero. Baba basa nkaho ari bwo babonye umwanya wo kwatura ibiri mu mitima yabo, kuko ntabwo bagira isengesho ryo mu rwiherero, ntabwo bagira isengesho ryo gusenga ko guhumeka nk'uko Enoki yasengaga. Barakomeje baravuga ngo bazagira umwete wo kwizera ko Uwiteka ari mu iteraniro, bityo bakingurira imitima yabo kwakira umugisha we mwinshi. Uko bizera ko muvugisha ukuri kuziyongera, bityo babe biteguye gutega amatwi amabwiriza uwigisha bagezaho bafite ubushake. Tugomba kuba tuzi uwo tubwira, tugomba gusenga amasengesho arashe ku ntego, ngo bizagaragariza abantu yuko tubana n'Imana, atari ugutera waraza. Kandi nanone cyitonderwa kuri iyi ngingo ya kabiri yo gusenga amasengesho arashe ku ntego kandi afite umurongo, gahunda, atari ugusenga ngo umuntu anezeza abantu, ahubwo ngo tugasenga twicishije bugufi mu mitima. Tugomba guca bugufi tukaramya, tugapfukama, tukaramya Imana. Mu gitabo cyitwa ubutumwa bwatoranyijwe umuzingo wa 2 baravuze ngo ntabwo dukwiriye guhagarara mu bufarisayo bwacu ngo duhangare gusenga Imana. Niyo mpamvu kuri iyi ngingo kandi ya kabiri muri gahunda yo gusenga tugomba kwitondera
kupfa kuvuga amazina y'Imana uko twishakiye, nta kubaha, nta kinyabupfura. Umuntu agaterura amazina y'Imana agapfa kuyavuga atanayatekerejeho. Kugira ngo mwumve uburemere bwo tuba tubwira, iyo dusomye muri Bibiliya ugasoma Ezekiyeli, ugasoma Yesaya, ugasoma Yeremiya, ugasoma Daniyeli, abo bagabo bose bagiye batwereka uburyo ndetse n'ibyahishuwe. Buri muntu wari wese wagiye ubona ubwiza bw'Imana ataburebesheje amaso, ahubwo akabona umucyo w'Imana gusa, byagiye bimukomerera cyane agataka. Kandi tubona yuko abamarayika begereye Imana bipfuka mu maso, nk'uko Ezekiyeli yabivuze, bakipfuka mu maso, amababa abiri bakayapfuka mu maso, andi abiri bakayatwikiriza ibirenge, andi ngo bakayagurukisha. None umuntu w'umunyabyaha wavukiye mu byaha, ugotomera ibyaha nk'amazi, azabasha ate guhagarara imbere y'Imana n'ayo mahumana ameze gutyo? Iyo dusomye tukareba ku mateka akomeye cyane y'abagiye bashaka kureba Imana, tubona Mose, tubona Eliya, abo bose bashatse kureba Imana ntibyabakundiye. Ndetse tubona ko n'umuja w'Imana Ellen G. White, muhanuzi Imana yatoye muri iki gihe giheruka, tubona yuko nawe ubwe yashatse kureba mu maso ha Data wa twese. Yesu aramubwira ati, uko Data asa niko nanjye nsa, ariko ntabwo wareba mu maso ha Data wa twese ngo ubeho. None ko bizadukomerera cyane gutera imigeri ku mihunda y'icumu niba tutarimenyereje kubana na Yesu, urukundo rwa Yesu Kristo ukadusaba, akaduhongerera, akadukiza ibyaha byacu, tugahinduka byuzuye. Kwe nituramuka duhindutse, niba tutarahindutse byuze, ko tutazabasha guhagarara imbere ya Data wa twese. Iyo umaze kumenya icyubahiro cy'umuntu, umuvuga nk'uko bikwiriye, ntabwo upfa kumuvuga nk'uko wishakiye. Wenda uramutse ufashe nk'urugero ku babyeyi, umwana aramutse ashaka kubwira ati yewe kana, cyangwa se nyirakana, umwana wawe wabyakira ukamwitaba ngo karame. Dukwiriye kugira ikinyabupfura, kuko ibyanditswe byera niba bivuga ngo cyakora bamwemeye bose, Yohana 1:12, yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Niba uri umwana w'Imana, ukwiriye kuba uzi icyubahiro cya Data wa twese. Iyo dusomye muri Yesaya igice cyaho cya Yesaya igice cya 6, Yesaya igice cya 6 turasoma ku murongo waho wa 3, twumva amagambo akomeye cyane ahanditse, ariko reka duhere ku murongo wa mbere, nibyo byiza. Imana yiyereka Yesaya, iramweza, iramutuma. Mu mwaka umwami Uziya yatanzemo, nabonye umwami Imana yicaye ku ntebe y'ubwami ndende ishyizwe hejuru, igishura cyayo gikwira urusengero. Murongo wa 2, abaserafi bari bahagaze hejuru yayo, umuserafi wese afite amababa 6, abiri yayatwikirizaga mu maso he, yandi abiri yayatwikirizaga ibirenge bye, ayandi abiri yarayagurukishaga. Umurongo wa 3, umwe avuga ijwi rirenga abwira mugenzi we asingiza ati, Uwiteka Nyiringabo arera, 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 isi yose yuzura icyubahiro cye. Iri ni ijwi rirenga. Abamarayika basingiza Imana, baririmba bavuga bati Uwiteka arera, bazi icyubahiro cye. Abamuri hafi ngo ndetse ngo amababa yabo bafite nayo bipfukisha mu maso. Wowe ufite angahe uzapfukisha mu maso? Hashimwe Imana yatanze Yesu Kristo, umukiza wacu, uduhongerera. Igihe azava hagati y'umunyabyaha n'Imana bizagenda bite? Mbese uzaba waramaze kubona uguhongerera? Niyo mpamvu Imana kuko yera, nayo ntabwo izegerwa n'inkozi z'ibibi. Niyo mpamvu dukwiriye gushakira ubuhungiro muri Kristo. Erega nitujya tuvuga iki ngiki, ntimukahite mwumva ko Data wa twese ari Imana y'inyamwaga, ari Imana y'inyagituna. Oya, Imana yacu ni urukundo, yuzuye urukundo n'imbabazi. Yarabigaragaje ubwo yatangaga Yesu Kristo ku musaraba, akemera gupfa
akazira abantu bagomeye amategeko, kandi Yesu we nta cyaha yigeze akora. Inyandiko zibanze kuri paje y'122 handitse amagambo akomeye cyane avuga ngo ku ngingo ivuga ngo kutubaha. Neretswe ku izina ry'Imana rikwiriye kuvuganwa kubaha n'igitinyiro cyinshi. Mu gihe basenga, bamwe bakoresha mu buryo bworoheje aya magambo ngo Imana ishobora byose, batatekereje ibyo bavuga. Ibyo ntibinezeza Imana. Ntibasobanukirwa n'ubusobanuro bw'amagambo yabo, naho ubundi ntibagombye kuvuga Imana ikomeye kandi y'igitinyiro izabacira urubanza bidatinze ku munsi uheruka. Marayika arambwira ati, ntimukavugire rimwe ayo magambo yombi, kuko izina rye riteye ubwoba. Abazi gukomera n'icyubahiro by'Imana, izina rye bazarivugana kubaha no kwera. Bazarivugana kubaha kwera. Nta washobora kwitegereza uba mu mucyo utegerwa ngo abeho. Neretswe ko niba itorero rishaka kugira amajyambere, ibi bikwiriye gusobanuka kandi bigakosorwa. Niba itorero rishaka kugira amajyambere, rishaka kugira gukura, rishaka kugira kuzuzwa imbaraga ya Mwuka Wera, ibi bikwiriye gukosorwa. Ubu rero turi mu gihe gikomeye cyane, turimo tugenda turushaho kwegereza umusozo w'inzira. Rero benshi bazakomeza kugenda batakara mu nzira. Niyo mpamvu bavandimwe tugomba kwita ku byo dukora, kuko Imana itwitaho. Paje ya 70 mu nyandiko z'ibanze ku ngingo ivuga ngo kwitegura iherezo, baranditse baravuga ngo tariki ya 14 ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'1851 nabonye ubwiza bwa Yesu. Igihe nitegerezaga umucyo w'ubwiza bwe, nta gitekerezo cyazaga mu mutima wanjye cyuko nshobora gutandukana nawe. Mbona umucyo wavuga ku bwiza bwari bugose Data wa twese. Uko uwo mucyo wanyegeraga, natengurwaga nk'ikibabi. Mwumve neza, igihe yerekwaga akabona Yesu, ngo ubwiza bwa Data wa twese uko bwarushagaho kumwegera, we ngo yarushagaho gutengurwa nk'ikibabi. Enoiti yari umuntu w'Imana, akaba umuhanuzi wayo, akaba umuhanuzi wahanganaga na marayika mwiyerekwa. Ariko igihe ngo Data wa twese umucyo wa Data wa twese wegeraga Enoiti, ngo yahungabanaga nk'ikibabi. Mbese uyu munsi twiteguye guhagarara imbere ya Data wa twese nta muhuza? Kuko nawe ubwe nubwo byari bimeze gutyo, muzirikane ko hari Yesu. Muzirikane ko turi hafi kwinjira mu gihe gikomeye cyuko Yesu ari hafi kuva ahera cyane, akava hagati y'umunyabyaha n'Imana. Umunyabyaha, umukiranutsi bagasigara bahagaze imbere y'Imana nta muhuza. Uzahagarara he? Mbese mwene Data wamaze kubona ubuhungiro? Niki uyu munsi wimitse ukomeje kugira ikigirwamana wumva cyagakwiriye kukubuza ubugingo buhoraho? Reka dukomeze. Nagize ubwoba bwo gutekereza yuko ngomba kwicwa n'uwo mucyo, ariko umpitaho. Nibwo nasobanukiwe n'Imana ikomeye kandi iteye ubwoba tugomba gukorera. Nuko mbona bamwe badasobanukiwe no kwera kw'iyo Mana, nuko bavuga izina ryayo bakarivugira mu busa, badatekereje ko bavuga Imana ikomeye kandi iteye ubwoba. Iyo basenga benshi bakoresha imvugo zitarimo icyubahiro, zibabaza umwuka w'Uwiteka, maze bagatuma amasengesho yabo atagera mu ijuru. Mbega kaga, bitewe no gusenga amasengesho atarashe ku ntego. Turi ku ngingo 7, tugeze ku ngingo ya 2. Nababwiye nti igikwiriye gutuma abantu baterana, bagomba kuba barashe ku ntego, bagomba kuba bazi impamvu igiye gutuma baterana. Hatari kupfa kuvuga ngo twateranye ngo kubera ko ngo turi kumwe n'akana. Oya, tugomba kumenya impamvu ikwiriye gutuma duterana. Tugeze ku ngingo ya 3. Ingingo ya 3 ishingiye
mu nyandiko z'ibanze ku cyigisho kivuga ngo ubugugu kuri paji ya 266 kugeza kuri paji ya 267 banditse amagambo akomeye cyane baravuga ngo iki kintu bana b'Imana mugomba kukimenya. Duhere ku ngingo ya mbere, ukamenya ko mu gihe wateranye ari ugusangira impano y'umwuka, ari ugukomezanya mu kwizera, kandi nanone tukabona ko dukwiriye gusenga mu buryo burashe ku ntego. Muzirikana iki? Ingingo ya gatatu, iyo habayeho gahunda yo guterana muba mushize ubwami bwa Satani mu kaga. Niyo mpamvu kugeza kuri iyi saha uyu munsi ntabishaka, Satani ashaka ko abantu baterana mu buryo butari bwo, abantu bagakomeza guterana ariko bagaterana mu buryo bunyuranye n'umugambi w'Imana. Niyo mpamvu bana b'Imana, Imana idushoboze kugira guterana kwera, tugire guterana kurarika mwuka wera. Amateraniro yacu azagira umumaro igihe tuzararika mwuka wera kubana natwe, kandi tugasaba Imana kudusohoreza isezerano yasezeranye ivuga ngo igihe cyose muzaba muteranye nzaba hagati yanyu. Niyo mpamvu Satani yaravuze kuri iyo paje, baravuze ngo Satani yaravuze ngo igihe bateguye amateraniro ubwami bwacu buba bushyizwe mu kaga. Kubw'izo mpamvu aravuga ngo mutsembeho urukundo rwa kivandimwe, muce intege kandi munanize ababwiriza babo twanga, mubace intege. Iyo ni ingingo ya gatatu. Ingingo ya kane ishingiye mu bivuzwe byose kuri paje ya 54 kuri cya gitabo cy'umuhondo, naho kuri cya gitabo cy'icyatsi ni kuri paje ya 47. Baranditse amagambo akomeye cyane, baravuga ngo igihe abantu benshi baje mu materaniro yo gusenga basubizwamo imbaraga, bagakomezwa n'icyigisho cyigishijwe, ngo ariko iyo badatanze umwanya wo gukomeza gutekereza kuri rya jambo bahinduka babi kurenza uko bari basanzwe bameze. Iyo badatanze umwanya wo gukomeza kuritekerezaho, bari maso basenga, bahinduka babi kurenza uko bari basanzwe bameze. Niyo mpamvu twakomeje kugira bizera benshi mu nsengero badahinduka, bataha bavuga ngo bafashijwe ariko bagataha gutyo gusa, bitewe nuko ntago bataha ngo bamere nk'abiberoya, bagende bicare. Muri iki gihe niba hari ibihe biteye ubwoba bibabaje, ni iki gihe abantu baragenda bakumva ngo umubwiriza ngo yabwirije, kubera ko abifatiye kunuza ku majyejuru ngo kanaka yabwirije, ngo ibintu yabwirije ngo ni ibinyoma. Genda ufate ibyo bintu bigenzure urebe kuko niba ari ibinyoma, ufate ibyo bintu ubigereranye n'ibyanditswe byera, nusanga ari ibinyoma uhindukire umusange nk'uko ibyanditswe byera bivuga. Nebyo kujya kuvuga ngo uzamutanga muri leta, ngo uzagira gute, ubwo se ubwo niwo uzaba uyobowe n'umwuka w'Imana. None se uzaba umujyanye ni ukugira ngo yuzuzwe mwuka wera. Uziko abantu bajya bakorera Satani ku rwego rukomeye cyane, bibwira ngo bari gukorera Imana. Ubu si igihe abayuda bafataga Pawulo bakamujyana mu maboko y'Abaroma, cyane yuko cyangwa se gufata Yesu Kristo bakamujyana Anana Kayafa bakamujyana kwa Pilato, bari bamujyanye kwa Pilato ngo yuzuzwe mwuka wera. Cyangwa abo ngabo bari bafashe Yesu nibo bari bari gukorera Satani. Unaho gahita uhaguruka ngo ibintu ngo ni ibinyoma, ngo kanaka ngo yarayobye. Banza ugenzure neza, witegereze, ugenzure urebe niba ibintu yavuze niba kuko ari ibinyoma. Niba kandi usanze ari ibinyoma, musange muganire, umwereka aho yayobye. Ntibyo kwirirwa uvuga ngo uramutaranga ngo wamuciye. Ubu se ko wavuga ko umuciye mu itorero, ariko suzanahagarara no ku marembo y'ijuru ngo uvuge ngo uramuciye? Nimureke tuba abantu b'Imana, tureke ibintu by'uburyarya, uganira n'umuntu akakubeshya wagira ngo muri kumwe kandi ari ukukugambanira gusa. Tugomba guhinduka abantu b'Imana by'ukuri batari imbyarya. Niba ubona mfite ikibazo nsanga unganirize. Niba nanjye mfite umwuka w'Imana nkaba ndi umuntu ushaka ubugingo buhoraho, nzakumvira kubera ko uzabukijije ubugingo bwanjye. Tureka kurwana ishyaka ritava mu bwenge. Iyi ngingo ya kane irakomeye cyane.
abantu benshi bagiye bajya mu materaniro yo gusenga bagasubizwamo imbaraga, ijambo ry'Imana rikabakora ku mitima, ariko bamwe bagataha bameze nk'abanyepolitike nk'uko byanditse mu migani ya Kristo, ngo benshi baragenda bakicara ngo bakicara bari kuganira, ngo bakanigura umubwiriza, ngo ibyo bigatuma abana babo batazigera bumvira kwa kuri, ngo kuko ngo abana bafata uwo ngo baganira amagambo y'umubwiriza ngo nkaho yari umunyepolitike. Ibi bintu nibyo byaturanze. None se n'uyu munsi nibyo dushaka gusubiramo. Dukwiriye kwihana, umutambyi wacu akaduhongerera. Dukwiriye kuba turi abantu bahindutse byuzuye, kubera ko abantu bamaze igihe kirekire bari mu nsengero ariko ntibahinduka. Ikibazo nshaka kubabaza nkiri kuri iyi ngingo ya 4, igihe twari turi mu nsengero, igihe bazifungiye wavanye y'iki? Nicyo wakuye mu rusengero? Aho inzangano wari ufite ntukizifite, amatiku wari ufite ntukiyagira, irondamoko kugira ntabwo rikikubamo. Ubitekerezeho neza mwene data. Mbese uyu munsi warahindutse, ubuhehesi bwakurangaga, ubujura n'ubwambuzi n'ibindi byinshi, mbese ntabwo ukibifite? None se uyu munsi niba ugiye gusubira mu rusengero ugiye kujyana iki? Mbese ko twaba dushobora kuba tumeze nk'abantu bari nk'urugi ruri kwizunguriza ku mapata, kugusenga kudahinduka kwaba kumaze iki? Bana b'Imana nimureke duhinduke. Iyi ngingo ya 4 mu bifuzwe byose kuri page ya 54, dushingiye ku magambo aboneka mu bifuzwe byose kuri cya gitabo cy'umuhondo, dushingiye mu bifuzwe byose kuri page ya 47, bitewe n'igitabo ufite kimwe cy'icyatsi, haranditse ngo benshi bajya mu materaniro yo gusenga, ijambo ry'Imana rikigishwa, ngo ariko iyo badatanze umwanya wo gukomeza kuritekerezaho no gusenga, bahinduka babi kurenza uko bari basanzwe bameze. Bahinduka babi. Bana b'Imana nimureke duhinduke. Iyi ngingo ya 4 irakomeye cyane. Bitewe n'iki? Mu gitabo cyitwa ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, kuri page yacyo y'163 haranditse, baratubwiye ngo magambo meza cyane, 163 haravuga ngo amateraniro arushaho kugira inyungu z'iterambere ry'iby'umwuka, amateraniro arushaho kugira inyungu z'iterambere ry'iby'umwuka, narangwa n'umutuzo, aho buri wese agenzura umutima we, aho buri wese ahirimbanira kwimenya ndetse no kumenya Kristo abifitemo umwete no kwicisha bugufi. Mwumve neza aya magambo. Amateraniro arushaho kugira inyungu z'iterambere ry'iby'umwuka, narangwa n'umutuzo, aho buri wese agenzura umutima we, aho buri wese ahirimbanira kwimenya ndetse no kumenya Kristo abifitemo umwete no kwicisha bugufi. Ngaya magambo akwiriye buri muntu wese akwiriye kwitaho. Ku ngingo ya 4, bitaba ibyo ngibyo twaba turi kububi mu biyaga tukazasarura iki? Nubundi no kubiba ubusa ukazasarura ubusa. Kuko uyu munsi ntabwo watera urukungu ngo wibwire ngo uzahunika imyaka. Wahunika si cyo utateye? Ntabwo bishoboka. Ingingo ya 5, igihe abantu bateranye biga ijambo ry'Imana, ugomba kuzirikana ko bishoboka ko iyo ncuro uteranyeho wumva ayo magambo bishobora kuba ari byo byanyu. Mu gitabo cyitwa ivugabutumwa kuri page ya 217 haranditse ngo ku bantu benshi batega amatwi ikibwirizwa ari bwo bwa nyuma. Bishoboka yuko ayo magambo bari kumva bashobora kuba bari kuyumva ari bwo bwa nyuma, batazongera kuyumva, cyangwa se bishoboka ko uko kuri bagiye kumva gushobora kuba ariko kwa nyuma, batazongera kukubona. Ndetse mu migani ya Kristo umugabane wa 2 kuri page ya 60 handitse amagambo avuga ngo birashoboka yuko umubwiriza ashobora kubwiriza abantu, ari kubwiriza uwo muntu ayo magambo ari kumva, uwo muntu iryo joro akaza kubwirwa n'Uwiteka ngo iri joro uranyaga ubugingo bwawe. Niyo mpamvu mu gihe cyo guterana umuntu wese agomba guha agaciro uwo mwanya abonye, agasaba Imana kugira ngo ahabwe umugisha, kuko birashoboka ko byaba ari nawo mwanzuro uri buze gufatirwa mu ijuru dushingiye ku byabaye kuri Nero.
igihe Pawulo yamuhamirizaga neza Yesu Kristo wabambwe, wazutse, Yesu Kristo umukiza n'umucunguzi, Nero yaravuze ngo Pawulo nibagende babe bamukingiranye, uko urugi rw'ibigaragara rwakinzwe rugakingirana Pawulo, ni nako no mu ijuru byahise bitabuka, urugi naho rurakingwa. Ariko rero mu isi bitabuka no mu ijuru bigatabuka. Ni nako ku bantu benshi babona umucyo ukabageraho, bagatekereza ko hari andi mahirwe bazabona, kandi icyo gihe kitazigera kigaruka, ahubwo ayo mahirwe ari ayanyuma. Agiripa byagenze bite? Yabwiye Pawulo ngo ubuzeho gato ngo unyemeze kuba umukristo, biba birarangiye. Festo niko byagenze n'umugore we Dirusira, amahirwe ari ayanyuma. Muri iki gihe turimo rero nimushaka mwitonde n'ishiraniro, kuko ubu ngubu abantu bari kurangara bagasigara ku nzira, abandi bagakomeza kuko ishungura ryaratangiye. Ubu hari abantu basigaye ku nzira bakibwira ngo baracyari mu murongo w'ubutumwa, umurongo w'abatwaye ubutumwa bwa marayika wa gatatu, kandi barimo bahinduka abagambanyi kubera ishungura ryamaze kubata mu nzira. Kandi kimenyimenyi, iyo abantu bamaze kubona umucyo ukaza ukabatsinda, bo wa mucyo bakawanga, basigara mu mwijima. Nk'uko inyandiko z'ibanze havuga ngo abantu baramanutse bati mureke dusuzume urufatiro rwashyizweho, nitumara kurusuzuma turebe ngo bagiye. Nyamara abagenzi bakomeje bakataje, batanye bari kugenda bagana mu bwiza, abandi bari kurushaho kubudika mu mwijima. Ingingo ya 6, ntawe ukwiriye kuba ntibindeba. Iki kintu mugomba kucyumva neza. Bitewe n'iki? Abantu benshi babaho bavuga bati ngewe sinziga iby'ubuhanuzi, buriya bifite kana kubyumva, iby'ubuzima si bindeba, ubutumwa bwiza ntibunde. Ibyo bintu byose ubwabyo mugenda mugabanya mu matsinda, ubwabyo ni ubutumwa bwiza. Ubuhanuzi ni ubutumwa bwiza, tugomba kubyumva neza. None se ibyanditswe byari biravuga ngo marayika aguruka aringanije ijuru, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose. Niyo mpamvu ntawe ukwiriye kwibaza kuvuga ngo ibi bintu bindeba. Biriya rero nubwo bari kubivuga nge simbyumva, oya, mwumve neza. Iyi ngingo ya 6 mugomba kuyitaho cyane. Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, kuri page ya 211 baduha igisubizo gikomeye cyane. Abantu benshi bategereje ngo bazambikwa imbaraga y'imvura y'itumba, ngo bazahagarikwa mu nkiko. Ibyanditswe byera niko bivuga. Ariko se uriteguye? Haranditse ngo benshi bazaba bagomba kwitaba mu nkiko, bamwe bazaba bagomba guhagarara imbere y'abami n'abanyabwenge b'isi kugira ngo barengere kwizera kwabo. Abazaba basobanukiwe n'ukuri by'amajyejuru gusa ntibazashobora kugaragaza neza ibyanditswe mu buryo busobanutse no gutanga impamvu zigaragara zo kwizera kwabo. Bazajijinganya kandi bakorwe n'isoni, ntihakagire n'umwe wibwira ko nta na kimwe akeneye kwiga ngo nuko atahamagariwe kubwiriza ku ruhimbi. Ntimuzi ko Imana ishobora kuba ibatezeho. Mwumve neza aya magambo ngo ntihakagire umuntu wibwira ko nta na kimwe akeneye kwiga ngo nuko atahamagariwe kubwiriza ku ruhimbi. Ugomba kumenya neza yuko ngo ntabwo uzi ko Imana igutezeho. Ntihakagire umuntu wibeshya ngo avuge ngo nta na kimwe ngo agomba kwiga. Niyo mpamvu tugomba kuzirikana yaba amagambo yavuzwe muri Luka igice cya 21 umurongo wa 10 kugeza ku murongo wa 19, tukareba nanone akagingo ka 797. Tugomba kwita kuri ibyo bihamya byose. Kandi mu gitabo cyitwa Kwitegura Akaga Gaheruka, kuri page 157 turikirebera hamwe iyi ngingo ya 6, uburyo dukwiye gusaba Imana ikadushoboza kugira guterana kurashe ku ntego. 157 mu gitabo cyitwa Kwitegura Akaga Gaheruka, aya magambo ajya mpindisha umushyitsi mu rwego rukomeye cyane, kubera ko n'ababwiriza butumwa ntabwo dukwiriye kwirata ngo dutekereze ko hari icyo twamaze kuba cyo abandi batabacyo. Yakwitegura te? Igisubizo: kwiga Bibiliya hamwe n'umwuka w'ubuhanuzi.
neretswe ko benshi mu bibwira ko bazi ukuri kw'iki gihe harimo n'utazi ukuri kw'iki gihe icyo ari cyo. Ukuri kw'iki gihe mu nyandiko z'ibanze baravuze ngo ubuturo bwera imyaka 2300 amategeko 10, ariko hari abantu batazi ukuri kw'iki gihe. Neretswe ko benshi mu bibwira ko bazi ukuri kw'iki gihe batazi mu by'ukuri ibyo bizera, ntibasobanukiwe n'imiterere y'ibyiringiro byabo, nta gitekerezo nyakuri bafite ku murimo ugomba gukorwa muri iki gihe. Ubwo akarengane kazaza mu gihe cyo gusuzuma uruhande abantu bahagazemo, hazabaho abantu bazasanga ko hari ibintu byinshi badashoboye gusobanura ku buryo buhagije, bona nubwo babwiriza abandi muri iki gihe. Witonde kuri iyi ngingo. Haravuga ngo hari abantu nubwo babwiriza abandi muri iki gihe nabo ngo bazisanga hari ingingo badashoboye gusobanura. Bivuze ngo uyu munsi n'uwanjye kandi n'uwawe wo gukirizwamo. Ntibazamenya ubujiji bwabo bukomeye kugeza ubwo bazageragezwa batyo. Nanone kandi hari benshi mu itorero bibwira ko basobanukiwe n'ibyo bizera, ariko bakaba batabasha kumenya intege nke zabo. Iyaba hatabagaho intambara, ubwo bazatandukanywa n'abo basenganaga, maze bikaba ngombwa ko basobanura ibyiringiro byabo bonyine, bazatungurwa no kubona bajijwe mu bitekerezo byabo kukuri bemeye. Bana b'Imana, iyi ngingo ya 6 iraremereye, kuko kwibwira yuko hari ibyo udakwiriye kwiga ntabwo uzi icyo Imana igutezeho. Rero kubera ko Imana ituzi ikaba izi n'abo turi bo, dukwiriye guca bugufi tugasaba kugira ngo Imana ituboneze, idusiga umuti ku maso, kandi tuyisabe tuti ndi igikoresho cyawe cy'ikinyantege nke kiri mu biganza byawe, kiri mu biganza by'ukomeye, nkoresha uko ushaka. Ingingo ya 7 ari nayo ngingo tugiye gusorezaho. Muri izi ngingo zikwiriye gutuma abantu baterana, zikwiriye gutuma abantu baterana barashe ku ntego. Ingingo ya 7, nta muntu n'uyu n'umwe uzajya mu ijuru. Mubimenye neza, mubyumve neza. Ibyo kuvuga ngo warakijijwe, ibyo kuvuga ngo warabatijwe, ibyo bintu niba biri aho ngaho gutyo gusa, ndagira ngo nguhamirize yuko umuntu wese uzajya mu ijuru nuko hari undi muntu azaba yaragaruriye Kristo. Nta muntu uzajya mu ijuru adafite umuntu wakijijwe kubwe. Ibyo kwiri kuvuga ngo Imana ngo ireba mu mutima, ukiyambarira uko wishakiye, ukarya uko wishakiye, reka mbabwire muzarebe niba ibyanditswe byera bivuze ibintu bikavuga ku ngingo runaka, umuntu akayirengaho, byange bikunde muzabona yuko azahura n'ubutabera bw'Imana. Tugomba kuba dufite imibereho yahindutse, tugomba kuba turi abantu barashe ku ntego, bitewe nuko imibereho yacu izagira icyo yigisha. Nta muntu n'umwe uzajya mu ijuru kuri iyi ngingo ya 7 adafite umuntu yagaruriye Kristo. Iyo dusomye mu Bafilipi igice cya 2 umurongo wa 5, reka dusome uyu murongo. Abafilipi igice cya 2 umurongo wa 5. Aya magambo arakomeye cyane. Hari abantu bakomeza kwigumira ngo mu butungane bwabo, umva n'inzitwazo zikomeye cyane, atari kubundi mu ndege iki, ati ntabwo niba, sinica, sinkora ibi, sinkora ibi. Yego ni byiza, iyo mico ni myiza, ariko niba bidashingiye ku kwizera Yesu Kristo, ibyo ngibyo ntabwo birusha ituro rya Kayini. Ntacyo birusha ituro rya Kayini. Ubutumwa bwatoranyijwe umuzingo wa mbere kuri page ya 304. Imico myiza n'ingeso nziza bidashingiye kuri Yesu Kristo ntacyo birusha ituro rya Kayini. Abafilipi igice cya 2 umurongo wa 5 haravuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Abantu benshi baravuga ngo umutima wari uri muri Kristo Yesu. None umutima wari uri muri Yesu Kristo ni uwuhe? Tugomba kusobanukirwa neza. Intambara ikomeye, igitabo buri gihe aya magambo nkunda kuyavuga. Mwishimiye gutanga mudasoma. Kuri page ya 53 haravuga ngo umutima wa Kristo ni umutima wo kuvuga ubutumwa. Ubyumve neza. Umutima wa Yesu Kristo ni umutima wo kuvuga ubutumwa. Ikintu cya mbere umutima wahindutse mushya ushaka gukora ni ukuzana abandi kumukiza. Iyo Abafilipi igice cya 2 umurongo wa 5 batubwiye ngo
mugire wa mutima wari uri muri Yesu Kristo. Mu ntambara ikomeye bakatubwira kuri paji ya 53 ngo umutima wa Kristo ni umutima wo kuvuga ubutumwa. Ikintu cya mbere umutima wahindutse mushya ushaka gukora ni ukuzana abandi kumukiza. Ibyo kuvuga ngo warahindutse, ngo wabyawe ubwa kabiri, wibereye mu butungane buri aho ngaho, budashaka kuzana abandi kuri Kristo, umenye yuko uri ikigande mu murimo w'Imana. Nta munebwe uzajya mu ijuru. Oya, haravuga ngo ikintu cya mbere umutima wahindutse mushya ushaka gukora ni ukuzana abandi kumukiza. Uwo ni wo mutima abakristo b'abawaridensi bari bafite. Biyumvagamo ko Imana ibashakaho ibirenze kugumana kwera k'ukuri mu matorero yabo. Biyumvagamo ko bafite inshingano ikomeye yo kumurikira abakiri mu mwijima. Bashakaga gukura abantu mu bucakara bwa Roma. Bashakaga gukura abantu mu bucakara Roma yabashyizemo bakoresheje imbaraga ikomeye y'ijambo ry'Imana. Abigishaga ijambo ry'Imana b'abawaridensi batozwaga nk'ababwiriza butumwa, bityo buri wese washakaga kujya mu murimo w'Imana yasabwaga kubanza kugira ubunararibonye bw'umubwiriza butumwa. Niyo mpamvu rero Imana ihamagarira buri muntu wari wese wahindutse yuko akwiriye kwita kuri iyi ngingo, kuko ngiye kubasomera igihamya kigaragaza yuko nta muntu n'umwe uzajya mu ijuru, uzaribamo, uzarituramo adafite umuntu yakirije Yesu Kristo. Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka kuri paji ya 82 dusoza ingingo zacu twari turi kurebera hamwe zikwiriye gutuma duterana, ariko tugaterana turashe ku ntego, atari gupfa guterana gusa tutabyitayeho kubera ko nagiye guterana ko ndi bubwirize, ko ngiye guterana kubera ko hari inshingano bafite. Oya, ahubwo nkaba ninginga Data wa twese kugira ngo mugirireho umugisha. Abera bahabwa amakamba n'inanga. Paji ya 282 ni uguhera ku gasubi cyangwa se akagingo k'igihumbi na 24. Haravuga ngo nabonye umubare munini cyane w'abamarayika bavanye mu murwa amakamba y'ubwiza. Ikamba kuri buri mukiranutsi, kuri ryo handitsweho izina rye. Uko Yesu yahamagazaga amakamba, abamarayika barayamuherezaga. Yesu yuzuye urukundo agashyira amakamba ku mitwe y'abera n'ukuboko kwe kw'iburyo. Abantu 144 bari bahagaze ku nyanja y'ibirahure ku murongo ushyitse wa mpande enye zingana. Bamwe muri bo bari bafite amakamba arabagirana cyane, abandi bafite arabagirana buhoro. Amwe muri yo yagaragaye aremerejwe n'inyenyeri nyinshi, mu gihe andi yari afite nkeya. Bose bari banyuzwe n'amakamba yabo. Ikamba ry'ubugingo rizaba rirabagirana cyane, cyangwa se buhoro rizaba rirabagiranaho inyenyeri nyinshi, cyangwa rimurikirwe n'utubuye duke twinshi hakurikijwe ibyo tuzaba twarakoze. Mu ijuru nta n'umwe wo mu bacunguwe uzabonekayo afite ikamba ritagira inyenyeri. Nuramuka winjiye, nuko muri ibyo bikari hazaba hari nibura umutima umwe uzaba wararyinjiyemo bikomotse kuri wowe. Rero turi kubona yuko iyi ngingo ya 7 itwereka yuko nta muntu n'umwe uzajya mu ijuru adafite umuntu yakirije Yesu Kristo. Ntawe. Umuntu wese ngo uzaba ari muri iryo teraniro, umuntu wese uzaba ari muri ibyo bikari, nuko azaba afite umuntu umwe yagaruriye Yesu Kristo. Bavandimwe, Imana itugirire neza. Ubwo Yesu Kristo yavuze ngo aho 2 cyangwa 3 bateraniye hamwe nzaza mbane nabo kandi mbe hagati yabo, reka tuzirikane yuko igihe Imana itanze isezerano iba yiteguye kurisohoza. Kandi tuzirikane yuko ubutumwa bwa marayika wa 3 mu ijwi rirenga buri kugenda bugana ku musozo, kuko igihe bwatangiriye kuvuga n'igihe tugezemo biratwereka yuko rwose turi kugana ku musozo ukomeye cyane wo kwinjira mu mbaraga y'imvura y'itumba. Niyo mpamvu dusaba Imana ihindura imibereho yacu.
dusabe kugira ngo tugendane n'Imana muri iki gihe, kandi tuzirikane cyane yuko mu gihe umutambyi wacu akiri ahera cyane, tuzirikane yuko niba dufite icyaha kiticujijwe, izina ry'uwo muntu rizahanagurwa. Dusabe Imana idushoboze kugira amazina akomerejwe mu gitabo cy'ubugingo, duhongerewe na Yesu Kristo, nibwo tuzarushaho kuzahagarara dushikamye muri iki gihe gikomeye cyane. Turi kwinjira mu gihe gikomeye cy'amategeko y'icyumweru, nubwo agisa nk'aho agendera mu mwijima. Imana yiteguye kuduha umugisha, yiteguye kudusukira imbaraga y'imvura y'itumba. Satani ntashobora gukoma mu nkokora umurimo w'Imana. Imana igiye kurangizanya umurimo wayo imbaraga nyinshi cyane z'akaburarugero, kubera ko abana bayo niba tuba twiteguye nk'ibikoresho bikwiriye, izadusukira iyo mbaraga. Imana idufashe kandi turushaho kwerereza cyane tuvuga ngo maranata maranata, umwami Yesu naze. Twerereza ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Inyamaswa tuyivuge mu izina, amategeko y'icyumwe, amategeko ya Satani tuyashyire ahagaragara. Yesu Kristo tumwerereze nk'umwami n'umutware n'umukiza n'Imana isumba byose. Nibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Kadusenge. Turagushimiye Imana yacu, tugushimiye ko utari ikigirwamana, ahubwo tugushimiye ko uri Imana nyamana. Twagiye tukuribatira urugo, kenshi twagiye duterana twuzuye imyanda myinshi bitewe nuko tutabihaye agaciro, kandi mu ijuru twabonye yuko igihe abamarayika bari imbere yawe baba babyitayeho cyane. Turagusabye ngo tubabarire uburangare twagiye tugira. Uyu mwanya uduhe kumvira umwuka wera ukomanga ku mitima yacu, uturarikira kwihana, udushoboze kugenda nk'uko bikwiriye, kandi muri iki gihe kimeze gutya kinukishwa n'ibiboze, uduhe guhitamo ibikwiriye kandi byiza bizaduhesha ubugingo buhoraho. Mwami Yesu, turagusabye cyane ngo iki cyigisho urusheho kukitwigisha cyane, kandi uduhe kumera nk'ab'i Beroya, utwungura ubwenge, utwuzuza imbaraga ya Mwuka wera. Tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu.